bana nakinaga muri military love nyuma birumvikana umuntu yari mu gisirikare mu gisirikare hamwe ibibazo byinshi hari igihe urugamba rukunanira ukanatinya ugatoroka ariko njyewe nuko nabaye inkomere y'urugamba baransezerera. Dr. Love ni filime dushaka kugira ngo igihugu cyose kimenye ko nyine abarwayi bafite uburenganzira nabwo bwo kuvuzwa. Ni filime dushaka kugira ngo na Minisiteri y'Ubuzima izabigiremo uruhare. Twe abanyarwenya umwisi ikibwa nta kibazo. Kuba wasetse ukamwita ikibwa nta kibazo. Mbega muri ibibwa. Turi ibibwa. Mu Rwanda rero umukinnyi wa filime mbona nubaha Ikarabutoni kubera ko afite ukuntu nyine ategura innovation ukabona akantu kari sawa cyane. Hello people, twizera ko mumeze neza cyane nubwe mubana natwe umunsi ku wundi. Nitwe kuzagira Patrick mutubona kuri Next TV Rwanda, ni channel yacu iri kuri YouTube, aho ujya ugakora subscribe ugakora share kandi ukareba n'ibyo biganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu bikajya bikugeraho nta na kimwe kigucitse. Hano tugiye kuba tuganira n'umujene murimo kubona kuri kamera zanyu, tugiye gutangira tumuha ikaze, tuguha ikaze kuri Next TV Rwanda. Murakoze cyane. Watangira wibwira abadukurikiranye. Amazina ni Napoleon. Yego. Mwaramenye mu rwenya. Yego. Filime n'izindi mpano zigiye zitandukanye. Napoleon ni amazina ukoresha mu kazi, niyo wiswe n'ababyeyi. Ubundi Napoleon ni muntu ki? Amazina ye nyakuri yavukiye he, akurira he? Napoleon ni umunyarwenya ariko Napoleon nyine ni izina ry'ubuhanzi cyangwa se ry'ubustari. Ariko ubundi amazina n'Uwineza Jean Marie Vianney. Yego. Nkaba naravukiye Gahanga Kicukiro. Yego. Hanyuma twinjiye muri kariyeri yawe, utinda umunyarwenya, waje gutangira kwiyumvamo iyo mpano yo gukora urwenya ryari? Impano yo gukora urwenya yatangiriye ku ishuri segonderi. Yego. Aho nigaga. Birangije sinzi umunsi nateye urwenya mbona bararukunze, ndavuga ariko waza mbikora. Birangira ngiye mu rwenya, nyuma nza guhura n'abasitari bagiye batandukanye bo mu Rwanda b'abakinnyi ba filime, barimo Afande abanjyanye muri military love. Ubwo ni gutyo natangiye. Yego. Bwa mbere watangiye muri military love? Natangiye nkina military love. Yego. Ubu ngubu niyo kigaragaramo, ubu ngubu urimo uragaragara mu zihe projet? Muri military love naje kuvamo. Yego. Urumva nari umusirikare nitwa Fande John. Bankubise isasu ndakomereka tuhamba ikiruhuko. Uri muri retirement. Ubu rero nahise njya mu buganga, ubundi gukina muri Dr. Love. Yego. Twigarukiye kuri military love gakeya. Hari ukuntu abacteurs cyangwa se abakinnyi ba filime abona atangiye kugafata nyine muri iyo projet arimo, cyangwa se abona amaze kugiramo role nini agasa nyine n'uwikaza ati munyongeza agafaranga n'iki. Abenshi ngo niko bava mu mafilime runaka. Byaba nawe uko byagenze? Hari igihe njye ntabwo ari uko byagenze. Bana nakinaga muri military love, nyuma birumvikana umuntu yari mu gisirikare mu gisirikare hamwe ibibazo byinshi. Hari igihe urugamba rukunanira ukanatinya ugatoroka ariko njyewe nuko nabaye inkomere y'urugamba baransezerera. Yego. Ubwo bansezereye mpita mvuga nti reka nshinge ikindi gitekerezo, nyine nshinga indi filime mfatanyije n'uwo bita Dr. Love. Yego. Dushinga iyi Dr. Love series. Ariko ibyo nabyo bibaho, ugasanga umuntu akina muri filime, hari ibyo batumvikanyeho na nyiri filime akavamo gutyo bagahita bakora script ihita imugira akajorite. Hari igihe bahita bavuga ko akenshi bahita bakina bavuga ko ati Napoleon birababaje yitabye Imana. Ubwo tayari babakwirukanye. Ariko bari abantu bafite amafilime aribo bagiye bayatangiza. Yego. Hari igihe bagira gutyo ugasanga abakinnyi ba filime abacteurs ntabwo abahemba, warabona inyungu bagashaka kukurya. Nje ntibirambaho ariko bijya bibaho. Yego. Bikarangira rero wowe ukoze ariko nta kintu winjiza. Hanyuma twigarukire kuri Dr. Love series, unarimo igitekerezo cyayo cyo cyaje gute? Dr. Love series ni igitekerezo cyaje nicaranye n'uwo bita shani-fab. Yego. Turavuga ariko ubundi wazana igitekerezo tukareba ko natwe
twatanga twagira umusanzu dutanga ku gihugu tuzana twerekana akarengane kabera mu bitaro cyangwa se uburenganzira bw'abarwayi. Wabonye ko filime yacu irimo impande zitandukanye, abakirina harimo Dr. Lave uvura ariko ari n'umuhehesi, nanjye w'umuyobozi, ariko ugasanga abakozi banjye bananiye bamwe na bamwe, abarwayi baza ugasanga barabarangayeho. Nibyo ngibyo twashatse kwerekana nyine. Ni igitekerezo cyagutwaye igihe kingana iki kugira ngo kijye mu bikorwa? Ni igitekerezo cyatangiye twagitangiye kera tukinjira muri kaminuza. Urumva byadutwaye imyaka 2 tubitekereza, turi gupanga tuvuga ati bizagenda bite. Nyuma y'uko series igiye hanze, ni episode yakangaye mugezeho, mubona abantu barayakiriye gute? Zimwe mu mbogamizi mwagiye muhura nazo n'izi? Imbogamizi se abantu barabyakira barabikunda, ariko akenshi abanyarwanda harimo abantu nyine, harimo n'abantu banapinga akavuga ati se cyane cyane nk'urubyiruko yaho nari ibintu byo kwigisha hatarimo ibintu by'inuza birimo ibishego agahita ugasanga kanze disirayike. Ariko ubundi harimo abantu bazi kureba bakavuga ati iyi filime ifite inyigisho, aho barayikunda, baratubwira ati mukomereza. Hari n'abaduhamagara bakatubwira ati icyo gitekerezo muzagishire minisante izabatera inkunga. Tubona rero byaragenze neza kandi turacyakomeza, tugeze kuri episode ya 8. Yego. Ubwo ni series isohoka ryari na ryari, yica kuye channel? Ica kuri Focus TV, igasohoka buri wa gatandatu. Buri wa gatandatu episode 2 hanze, kwako dukora episode imwe mu cyumweru. Twivire kuri filime kina, twigarukire ku cy'urwenya. Abantu bamenya gute kuri umunyarwenya? Njye rero urwenya nkora ntabwo nkora stand up comedy, nkakora inkirigito sinzi niba uyizi. Ndayizi. Nubango inkirigito rero hari abantu batayisobanukirwa. Inkirigito ubundi izinga rizingiyemo igitwenge. Yego. Gituruka mu rurerekane rw'amagambo, ahindagurikira mu nteko z'amazina. Hanifashishijwe ubuhanga n'ubushakashatsi, bigatera umuntu gutwenga, bigatuma umusaza neza ntusaze nk'igisobane gisaza gisosoka. Yego. Yo ni inkirigito. Iyi ni inkirigito ukuntu ubundi nyitangira. Tuvuge mfite nk'inkirigito nakoze ku kuntu nyine umusore Sesabayore yasaritswe n'isegere tatarasohoka mu masomo. Yego. Abayivanye mu ishuri ngarashaka kurapa, agiye kurapa ararashya, abonye ashoboye n'ibishuko, hafi y'ishuri ashinga umushinga w'abashenzi wo gushukisha abanyeshuri bashaka ibishashagirana basasira ubusugi wo musega. Ubwo aragenda yegera umwari nyirahinga musamure, aragenda agura amasake ashira ku masororo aho ngaho muri saro, ngo nyamwari nava mu busaswa ahita musumira musingire, ahita musamura. Umwari nawe w'umunyabwenge abagize amakenga, abonye iyo ngegera iri kumutegurira kumusamura, ahita asohoka asodoka baragiye. Noneho sacyanwa ihita ikubita umuhenerezo ku masororo muri saro, undi nawe yaragaramye mu busaswa ati ngiye gusamura umusa w'ubusugi. Nuko iyo ngegera uko yagasohotse ihera inyuma ya sacyanwa bagwana umuhenerezo, agiye kumva yumvira hebebye amenya yuko adasamuye umukobwa ahubwo asamuye ihene. Ngayo nguko yo ni inkirigito. Uvuze inkirigito nyibutsa umugabo wita Beninganje, nawe ajya azikora inkirigito. Igitekerezo cyo kuri inkirigito cyangwa se niba ku inspiration, hari umuntu runaka waguteye gukora ibyo bintu? Urumva Beninganje niwe wayizanye, ariko buryo umuntu azanye ikintu agomba kugira abandi bantu bagifatiraho intuza. Yego. Nanjye rero narayikunze ndavuga ati reka ndewe ko nayikora. Nyikoze mbona abantu bari kuyikunda, nawe arambwira ati muhungu wanjye biri kugenda neza, ndabona dawa ari sawa, kuko we yaranayiretse, yambwiye ko yabaye asa nk'abiparitse afite filime zindi ari gukora. Nuko rero byatangiye. Yego. Iyo ni inkirigito, twigarukire ku rwenya. Setsa abantu bumve ko butabeshya abantu. Gusetsa se? Yego. Rero iyo umuntu umubwiye ngo ugiye kumusetsa hari bitagoye se? Oya, iyo umuntu umubwiye ngo nk'umubwiye ngo ngiye gusetsa, ushobora kugaseka uhita ubaseri. Ubundi kugira ngo umuntu aseke nyine uvuga kumva ari nk'ububwa agaseka tu. Uvuga ububwa. Akenshi twebwe hari igihe umuntu uvuga abantu bati uri ikibwa, ariko bagaseka. Twe abanyarwenya iyo umwise ikibwa nta kibazo, kuba wasetse ukamwita ikibwa nta kibazo. Mbega muri ibibwa. Turi ibibwa.
ubwo abantu bagategereze baze kumva ibibwa. Akenshi tuvuga ububwa abantu bakabukunda. Ariko buriya hari ikintu njya mbona nkavuga nti se buriya urugero nk'abana bo mu bakire, abana bo mu bakire bafite ukuntu batandukanye n'abana bo mu bakene ariko bagira ibyo bahuriraho. Buriya abana bo mu bakire n'abo mu bakene bahurira ku kintu bita kubahatira gukora ikintu. Abana bo mu bakire babahatira kurya, ati nutarya turagukubita. abo mu bakene bo, abo mu bakene akenshi usanga nka buriya iyo babwiye ati jyana amajerekani abiri ujye kuvoma, nuko bahatiriza, wabyanga bakagukubita. Biratandukanye. Noneho nko mu gihe nk'umubyeyi wo mu bakire yasohokanye umwana we, bitandukanye n'uwo mu bakene. Nge ndi uwo mu bakene, ubundi navukiye mu bakene, ariko nko mu gihe umwana wo mu bakire bamusohokana bati Dubai, dore amamodoka, dore iki, tukosha turi ahandi dukunda kurangurira, akamujyana Dubai akamwereka aho bakunda kurangurira, wenda tuvuga amamodoka. Nge rero papa kunsohokana ndabyibuka yajyaga njyana ahantu yajyaga ngahigira, ajya guhigira kanjyana mu ishyamba iyo ngiyo, ngo dore hano nigeze kuhahigira intare yari mvuniye umuheto, turi nahangaha. Ubwo yansohokanaga aho yajyaga ajya guhigira ibisimba. dukubita kandi akunumva katansekeje akandi se akandi nuko njya mbona nk'abakobwa hari igihe barira abahanzi ukabona baririye nka ba Debeni, ukabona birababereye. Umukobwa waririye Debeni yaririmbye indirimbo ye tuvuge yaririmbye ya Miniravu, aba ari sawa. Ariko nje biranungura mbonye umukobwa aririye Uncle Austin, ese Uncle Austin bamuririye gute? Uncle Austin mbese umuntu uririmba ngo ndagukunda nzapfa ejo, uramuririye none reka gukunde noneho azapfa ejo, none ubwo uzasigara utari umupfakazi, ubundi uzakomeza urira. Njye mbona batakabaye baririra Uncle Austin. Ese zimwe mu mbogamizi abanyarwenya bahura nazo ni ukutabafata nk'abantu bari seriye nk'uko babivuze, bakabita ibibwa. Batwita ibibwa gutereta nk'umukobwa kumva urimo n'urwenya shamani. hari ukaba wanapfuye abantu bakaba bati wa munyarwenya sisikiri buti se shamani. uziko man, uziko ibintu byose dusigaye tubikora bakajya no gusetsa. Urumva ati ndagukunda agaseka akumva nyine n'urwenya, ngo wapfuye bakumva nyine birasekeje. Uyu muntu yankira mu magosi urwenya se yantunga ngayo nguko. Bati wapfuye abantu bakumva nyine urabasekeje. Ibyo bintu bitandukanye hano n'ubuzima buririyo. Oya abanyarwenya ariko turi abantu basanzwe, tuba turi seri. Nk'ubu ngubu duhuye mu buzima busanzwe mba ndi seri. Shobora no gusanga no guseka ntajya nanapfa guseka, ariko iyo bigeze muri kariyeri nyine turi gushaka udufaranga, hari igihe biba ngombwa nyine ko wemera ukabikibwa ariko ugakorera amafaranga. Ubwo ushobora no gusanga umuntu akubaje ati uhagaze cyangwa cyangahe, ukaba wabimubwira akabifata nk'urwenya. Ahubwo uteneye umupira none 800 akabifata nk'urwenya kandi ari oya nta rwenya rurimo. Iyo umuntu yambaye imyenda akesha abantu bazikura babireba, nuko abanyarwenya cyangwa abastari muri rusange bamwe namwe batwika, ariko abanyarwenya twe ntago tujya iyo ngofero wabibona ko ari ya make. Aye ngofero si igihumbi se, ni igihumbi wacirikanyije si nka 700 ahubwo. Aya cyane igihumbi. Ni igihumbi ariko nyine ni igihumbi, ariko nabwo barampenze. Ubwo utandukanye gusa byo si urwenya. Oya ni igihumbi nayiguriye hano haraguru. Agapira ko abantu bababizi nimukabeshya abantu. Ni cyata abantu bababizi nimukabeshya abantu. Nyine abatipe ba Bruce Melody uramubwira ati ngo wambaye inkweto ngo zangahe, ngo urango mbizi ni Dubai, ukumva no kubivuga mu madolari ngo na amadolari ng'ibihumbi 2000. Ntasha amadolari 2000 kandi wareba ugasanga yuguriye downtown hari. Ariko iyo bishyize amadolari uhita wumva bihenze. Ntabwo rero mbeshya ngiye nk'aka gakweta nakaguze 10,000. Ukomeje kuri Bruce Melody nibuka saga yimaze iminsi aravuga ati The Ben na Medina abanebwe. Nawe niko bibona? Uriya mutipe nanjye byarantunguye, ariko buriya bari umurengwe. Hari igihe umuntu yamaje guhaga, nanjye hari igihe nijuta. Iyo umuntu yijuse wariye neza wariye udufiriti uravuga ati buriya, ariko biriya ni umurengwe. Ntago abantu bakuru bawe ari bakuru bawe, biriya ntabwo ndi muri make uvuga ko Melody akiri hasi y'abari abasore. Oya wenda ashaka kuba atari hasi cyane, ariko nanone biriya bivuze amaje guhaga biriya ntabwo ari umurengo wabiteye. Nawe arabizi ko
atapfa kwisukira kuri abahungu. Hari utuntu tumaze imisi dusharacara ku ma WhatsApp tubona natwo dusa nk'urwenya. Hari utwo ujya ubona nawe ukabona n'urwenya ducaracara shana bati Cheri wawe ngo uryamye ngo wazakanguka yaza ryari. hari akantu nabonye bari kubaza umuntu ngo Cheri wawe ngo uramutse bibaye ngombwa yuko ngo usinzira ukazicizwa na Cheri wawe w'umukobwa wazicura ryari. Rwose njye nabonye njye bakibajije nasinzira ahubwo ntago nazicura ko ntabwo ajya amamagara. Ntabwo ajya guhamagara ariko arahari cyo kora arabipa. Arahari ariko nawe ntabwo ajya abyemera sikari burake. aziko ngo ndi ikibwa. aziko uri ikibwa. Ese umuntu w'umugabo kugira ngo yemere kuba ikibwa ubona nta kibazo? Oya, kubera tuba turi gushaka amafaranga. Hari igihe nyina mbona ndi gukina nka filime kabona nkinnye ndi umurambo bari kunterura banjyana muri moruge kaba katari kuzikuri ikibwa. Nk'ubu turi kumwe ubu se ko mu kanya uvuye muri moruge urazutse. Ni nko muri ubwo buryo mana kugira ngo wicwe n'inzara cyangwa ugire gutyo usange uri gupfira mu nzu kubera inzara. Wakwitwa ikibwa ariko ukabona amafaranga ko ibintu dukora biduha amafaranga. Ntabwo rese wagize ngo nk'aya mazi ndi kunywa wagize wapfa kuyigurira uramutse udafite amafaranga biragoye. Ayo ni amazi ubwo ni bwoko ki? Nashizemo super deep. Unywa super deep? Nashizemo ka super deep. N'agakoma ubwo urakanywa rero ubwo agakoma se ubwo ko nukanywa? Igikoma ndakinywa. Igikoma urakinywa? Ubwo se wumva igikomye? Oya, igikoma ndakinywa. None se wagize ngo nabonye abantu baseka ndimbati nkanywa ibikoma ariko igikoma turakinywa rwose. Agakoma ni sawa. Ese muri corona ninde kitatunze? Muri guma mu rugo abantu benshi. Agakoma ni sawa. Iyo myumvire se yo kumva nta mugabo nk'u igikoma wonyuranya nayo ute? Igikoma ndakinywa. Ndakinywa ngewe kabisa. Njye na ndimbati turakinywa. Nimwe babiri gusa. Twe kuko abandi twumva babipinga. Ariko njye na ndimbati turakinywa. Agakoma nta kibazo. Igikoma arumva mbere nari mfite ibiro hafi 50 none ndi muri 70. Agakoma umusaruro w'agakoma. Igikoma n'akawunga. Bivuze ko abantu babyibushye bose binywera agakoma. Oya, wenda bashaka kutakinywa ariko abenshi barakinywa ariko barabihisha. Nese wabonye ndimbati kuntu yawe. Ese niye mpamvu ki umuntu yahisha kunywa igikoma si ibintu bisanzwe? Igikoma ni ibintu bisanzwe, ndetse ariko twamenye ibanga ryacyo. Buriya muri guma mu rugo nibwo twabonye ko igikoma kiryoha. Nibwo mwayo. Mbere uziko cyanyobwaga n'abagore n'abana. Ariko abagabo nabo banyweyeho da. Ibyo byose ibintu bukora hari abasitari bukundamo nabashi. Abaza mu bintu ariko hari abo bisanzemo abagwaye nubwo abakumotive gukora ibyo bintu ufatiraho urugero nabahe? Mu Rwanda rero umukinnyi wa filime mbona nubaha ikarabutoni kubera ko afite ukuntu nyine ategura innovation ukabona akantu kari sawa cyane. Nkiri umuturanyi yanyeretse ko karabutoni afite vision kabisa azi gutegura. Numwe rero mu bantu mbona ntago bajya bacika intege urumva aranyinspira. Ubwo ni mu bakinnyi ba filime nyarwanda ariko. Kuba uvuga uti mfite umukunzi ariko najya amamagara. Ubundi ari bandi basi ni itegeko ko ari umusore uhamagara umukobwa gusa? Ntago byakabaye itegeko ariko abakobwa kugira azaguhamagare biba bigoye. Ahubwo sinzi ahubwo byarutaga agahamagara igisaza kimuha amafaranga ariko we ntiyaguhamagara. Ubwo bivuze ko impamvu ataguhamagara uko nta mafaranga ufite? Amafaranga ntabwo aba yakaje menshi. Buriya abakobwa hari igihe bafite nk'umukunzi akunda ariko akaba afite n'igisaza adakunda. N'igisaza adakunda. Bapanga iki se? Bapanga iki? Bahura kwaje ariko ntabwo adakunda ariko yongeyeho. Ika abakobwa babaho ariko kumba ipasuka abanyanza. Abagukunda ariko abakobwa niko bateye ntabwo yapfa kuguhamagara ahubwo arakubipa. Hari n'igihe unamwoherereza n'amafaranga. Njye ejo namwohereje 500 y'amayinite. Arangiye arambipa arambwira ngo Cheri ngo kutamamagara. Ese ndavuga ati yarambipye ahita anyoreza message ngo kutamamagara. Nanjye musubiza indi ariko mayinite nakohereje wayabonye. Nayabonye. Wibaza ko yaguze message gusa birakuyobera? Niba yaraguze message za 500 ariko ndaje mu kanya ndamwoherereza 1000 ndebe.
ese ubwo kuki watakikoherereza kuki uhora ukomeza ugerageza kuki watakikoherereza kuki adakura ibyo bigabo cyangwa se abo bagabo saza abantu tubwiye ngo nawe akoherereza oya ntabwo nyine ndakimwohereza ndi kumutestinga kuri 500 byafashe ubusa ugeze ku gihumbi byafashe ubusa ndashyiraho igihumbi ugeze ku gihumbi nacyo nigishya ni cy'5 se aya nigishya nzamukatira ese ubundi ubona umukobwa n'umuhungu iyo batandukanye ari ndubabara cyane ninde ubihomberamo umukobwa n'umuhungu biterwa man ese umukobwa ushobora kumwangerega yifite abantu akundana nabo nk'icumi ubwo se urumva wowe waza umubwira iki keretse iyo ari umukobwa udafite abantu bamutereta benshi akaba ari wowe yihebeye wenyine ndibwababara ariko abakobwa muri iyi minsi ntago wamwanga ngo apfe kugira ibibazo byinshi ubwo bivuze ko uramwanze ariko umusigiye igisaza ntaribi muri iyi minsi ubwo rukundo ruracyarimo sha rukundo nk'abanyarwenya twe tuba tubona urukundo nyine rwabaye urwenya ni urwenya kabisa abantu benshi se ubwo niba bari abanyarwenya abantu benshi ahubwo ni abanyarwenya ntibabimenye kabisa kuko iyo nuvuga ngo iyo mukundana muri babiri mwese mukundana byanyabyo bibimaka bihinduka impaka bihinduka impaka umwe bati none se kuki watinze kumamagara bagaserera ariko iyo mudakundana nyine niba ataguhamagaye nyine aramase nashaka nta bindi ubwo bivuze ko igihe mubwizanye ukuri bihora ari impaka iyo mubeshyanya aba ari sawa cyane ko mugendera muri mudu niba ataguhamagaye ntabireke urahamagarwa n'abandi bantu twigarukire kuri Dr. Love series urimo ugaragaramo ni series ifite izihe ntego mu ncamake Dr. Love mwayanditse igamije iki Dr. Love ni filime dushaka kugira ngo igihugu cyose kimenye ko nyine abarwayi bafite uburenganzira nabwo bwo kuvuzwa nyine n'abaganga bica amategeko bayareba bahanwe ni filime dushaka kugira ngo na Minisiteri y'Ubuzima izabigiremo uruhare si ko tukiri kubitegura turashaka kuzajya kuripotinga ko filime twarayandikishije mwana na DP baravuga ati igitekerezo ni sawa turashaka rero guhita tuyijyana ku nzego zibishinzwe badufashe turi ko byatera imbere nicyo kintu tugamije yego muri uwo mwuga ubamo imbogamizi uhora nazo nizihe imbogamizi hari igihe tugira gutya ugasanga tugiye nko kuri tere kubera nta mikoro n'iki ugasanga bibaye ngombwa ko umuntu atanabonye icyo kurya ugasanga nyine ni danje nyine numva mikoro cyari make ariko bizaza ni ikibazo cya mikoro ndetse akenshi ugasanga n'umuntu n'abakinnyi bamwe hari abo ubwira ati urakina uri umurambo atereka ntabwo napfa ngewe ugasanga nyine ni ibintu bigoye turacyabura n'abakinnyi usanga umuntu amubwiye ati wowe tugiye gushyira muri moruga ngo akareka ngo haranuka kandi iyo moruga yaba ari ikintu kiraho twakoze kiraho ntago haba hanuka ubwo ni iyo myumvire siraza kuva mu bantu gute abantu nibumve ko gukina filime ni umwuga nk'iyindi n'ababyeyi banga ko abana babo baza gukina filime baba bari kugira kuko mw'iyi minsi nta mwuga udashaka kugwanaho umuntu ko baratubwira ati mukura amaboko mu mufuka mukore mwihangira imirimo tugomba rero gukora igishoboka kiduha icyo kurya abantu rero bumve ko filime ari n'undi mwuga nk'indi yose industry y'urwenya cyangwa se urwenya rubona ku ruhe rwego ubu ngubu urwenya rwo mu Rwanda rero mbona rumaje no gutera imbere ko dusigaye tugira gutya basigaye barucisha mu mafilime za Papa Sava sa umuturanyi nabyo ubona ko harimo urwenya rwinshi mbese nuvuga ngo stand up comedy yaragabanyutse ahubwo turi gushyira muri acting mu kwactinga warabibonye ko na Dr. Love wabonye ko ikubiyemo urwenya rwinshi nkwe nk'urugero wabonye kuko twakoze twerekanye ahantu abapampe byaturutse kuri wa mukinnyi wacu bita Tike wari wambaye pampa niho abapampe baturutse nyine n'abantu bambara amapampa kandi ari abantu bakuze niho abapampe byaturutse ba roke bahita babikoresha muri make iyo terime y'abapampe nimwe mwayizanye nitwe twayizanye nuvuga ngo umukinnyi wacu yakinnye yambaye pampa bahita bavuga ko ari umupampe bahita byamamara mu gihugu hose ubwo pampe zatangiye gukoreshwa abantu bakibona Dr. Love
cyangwa ahubwo namwe mwazikopiye manzo Serivena kirema kandi ariko kugira ngo dukomeze cyangwa namwe mwazikopiye ahandi bo nyine nuvuga ngo twebwe filime yacu turategura ni ikintu dukora nyine twigira no ku banyamahanga kuntu bakina kuri aba ba Mr Bean bakina bazanamo utuntu tw'udushya nitwe ba mbere twakinishije umuntu wambaye pampa yego societe y'uyu munsi uyibona gute uyibona mu ishusho yo gutwika gusa societe urubyiruko rw'iyi minsi barashyushye bari gutwika koko bari gutwika tugendera muri mood nyine y'ubustar kajya kumva umuntu urane se urabona ngo urabona ntatwitse ngo nabaye papa cyangwa n'utwo dutera imenyene ni nkuko kose papa cyangwa ufite girlfriend mukundana ufite girlfriend mukundana ufite n'umusore w'inshuti yawe uwo musore akaguca inyuma urenganya uwo musore cyangwa urenganya girlfriend uwo musore turi inshuti se umusore muri inshuti ni inshuti yawe ufite n'umukobwa mukundana nawe aramuzi ko munakundana ibyo bintu bikaba ubu ufite amakosa ninde abantu umukobwa niwe waba ufite amakosa gute se kandi uwo musore yarabizi ko mukundana oya musore rega abasore se rega mani buriya akenshi abasore se ko dutere tubonye nta ubundi umukobwa apfa kuba atamufashe ku ngufu bivuze ko umukobwa yateshutse kubyo tuba twaravuganye ariko umukobwa nawe ni wamurenganya ko uwo musore yarazi ko mukundana birenga hajya kumutereta oya ariko abasore turanapingana handi gihe ashaka no kubikora kugira ngo arebe testing arebe ko umukobwa wanjye ari biri hanze rero bigahita bicamo tayari babaye biri hanze bigahita bicamo wa muri industry ya cinema gusa ariko na entertainment muri rusange buyifite mu Rwanda abahanzi nka batatu wemera nabahe babasore cyangwa se b'igitsina gabo n'abakobwa batatu wemera n'impamvu igitsina gabo hari Uramutse waririmbye ngo ubunyunyusi yitwa Mico the best Uramutse arankoma kabisa urumva yaririmbye umunamba nyuma y'iminsi nkinga yabazanye ubunyunyusi yarabanje igare naryo babonye ko ryatwitse urumva igare yarijyanye mu kinama nyuma ubunyunyusi numva ko yaradutwitse kabisa ubwo se abavuga bati ni igishego nkaba numva wifanira igishego ni rwa rubyiruko rw'ubunyine rw'ibishego igishego ariko n'ubundi muri iyi minsi udakoze ku bintu nka biriya nta nubwo watwika kera nahize zabagaho se ko batakoraga ibishego kera barabikoraga masamba wumvishe yanirimo ngo yikorakore ngo munsi y'umukono ngo biki ngo kuki ubu ngubu ari bwo bibaye inkuru kuki ubu ngubu ari bwo bibaye inkuru ubu ngubu nuko bamaje kujijuka mbere ntago babyumvaga ntago wavugaga ikinyarwanda ukabazimiza ntibabyumva urumva ubu ngubu rero ni abahanga iyo uvuze ngo uyu munamba ngo ryoze neza ngo ndaguha akantu bahita bavuga ati ariko saruzi ibiki si igare se n'ibisi bisanzwe nyine iyo nuza rero uko gukora gushaka kwinjiramo nicyo cyitwa ubanga tubwire Mico tubwire n'abandi abandi ni uriya mutipe bamwita nde uriya waririmbye nazubaye yari mwana ndi kumukunda cyane yego cyuno kizigenza yari mwana ndi kumukunda abakobwa nta mukobwa mfana mu Rwanda nta mukobwa mfana ntago umufana ariko uramukunda ntawe gufana no gukunda se n'ibitandukanye ntawe nkunda amabona gutyo ariko ubundi se mu Rwanda abahanzi kazi dufite ni bangahe ni bakeya harimo Marina ba Knowless ariko nta muntu mfanamo muri bari harimo nkubaze ni kuba uvuga ngo nta mukobwa mfana cyangwa nta mukobwa nkunda nibigaruka kuri cya kintu cyo kuvuga ngo kuki tudashyigikira abashiki bacu nabo mu iterambere ryabo barimo ntabwo ari iyo mpamvu nuko nakunda kubona indirimbo zabo ngo nziteho cyane ariko abahanzi bo mu Rwanda bo nta kibazo ndabafana muri rusange bagire courage bakore cyane yego turasoje nicyo ubwira abanyarwanda n'abantu bari badukurikiranye kuri Next TV Rwanda ubutumwa bagenera hanyuma ubwire series yanyu ni channel yihe itambukaho na social media ukoresha nibaze yani ubutumwa naho abantu bari kutureba bakunde filime nyarwanda ikindi umuntu ukunda ibikorwa byacu
mbere na mbere inkunga araduha kwiyica ndi gukorera iyi interview namanza kandi subscribe like share na comment kabisa cyo ni cyambere akajya noneho kuri filime yacu noneho ice kuri Focus TV naho ni nkuko kose ni nkuko hari akantu k'umutuku ari subscribe abantu benshi barize ubu babazi gusa bababizi akandeho hari akandi kantu kazaho kanyundo kameze nka gutya iyo nyunda yikubita bayita notification akayikanda nayo yamara kuyikanda comment akavuga nyine uko yabonye filime icyo twakosora kuri filime yacu agahita asharinga niba afite inshuti ze nta mega binatwara cyane abampaye ubufasha kandi afashije sinema nyarwanda muri rusange yego turasoje reka tugushimire ko waduhaye umwanya tuzongere duhura ubutaha mu bindi bikorwa ubunimo bitandukanye murakoze cyane reka dushimire namwe mu bana natwe umunsi kundi kuri Next TV Rwanda nitwa kwizagira Patrick mutubona nyine kuri yo channel yacu ya YouTube Next TV Rwanda ujyaho ukareba ibiganiro dukora n'inkunga ikomeye cyane ugakora subscribe ugakora na share na like ukibuka gusura yo Focus TV ahacaho yo filime Dr Love series naho ugakora nk'ibyo ngibyo turabashimiye cyane mugira amahoro y'Imana